Hello, ndagusuhuje kandi ngwaye ikaze hano kuri online class 1 Kinyarwanda channel. Ndakeka niba uri mushasha akaba ari ubwa mbere funguye video yanjye, ikaze kabisa. Iyi channel ugiye kujiboneraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, AutoCAD, video zigiye zitandukanye zo gukora ibintu runaka n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye muri AutoCAD, tugiye kureba ibintu byitwa annotation, how to change annotative settings, how to give an object annotative scale, wording scale n'ibindi bigiye bitandukanye hano muri AutoCAD. Murabizi rero iyo bavuze ngo annotation hano muri AutoCAD baba bavuze amatest, bakavuga notes zigiye zitandukanye, bakavuga dimensions, bakavuga amahatch, rimwe na rimwe n'amablock nayo aza muri annotations object. Okay, turatangiye rero, but mbere yuko dukomeza, niba uri mushasha akaba ubwa mbere ubonye video ya online class 1 Kinyarwanda channel, kabisa gerageza ukore subscribe, liking iyi video, unasharing n'abandi kugira ngo video zijye zibageraho badateze gushakisha izi content tujya dukora. Okay, nk'ibisanzwe rero turamaza dusetting units, tuzisetting muri santimetri. Manuke hano dusetting unit, ibyo ni ibintu byihuse twagiye tubikora kenshi, then tuzishyire hano muri santimetri, dukande OK. Okay, twifashishe object iri simple, wenda twifashishe iriya rectangle ingana kuriya, tuze dufate offset, wenda tuvuge ko offset dushaka iza muri santimetero 40, dukande enter, ubundi dufate hariya tumanuke kuriya. Okay, naka tugiye kwifashisha, ubundi dushiremo za element cyangwa se bya bintu navuze bibari bigize annotations. Ubwo turaza dushireho dimension, dushireho n'amahatch, ubundi ibindi ni bisanzwe. Amatest nuba wakurikiye video test uzazishyiraho, n'izindi annotative features zigiye zitandukanye. Okay, tuze rero dukore layer nshasha ya dimension. Bisanzwe uko dukora layer, turaza tugashaka rino jambo layer, then tugaklikinga layer, ubundi box kiba igahita iba displayed hano, tugahita dufata aka kantu kasa naho ari akanyenyeri, tugakora new layer. Mabana ko dushobora kuba twakora indi layer. Iriya layer rero inze nyite dimension, then nimara kuyita dimension inze nyihereze color, bitemo wenda iri bara rya green color, ubundi nkande OK. Nimara gukanda OK, kara ka box ka layers nshobora guhita closinga, ubundi nkaza nkayigira current layer. Ndakeka bira bisanzwe musanzwe mubizi, niba utabizi ushobora gusubira inyuma muri video zanjye wareba ukuntu za setting layer, ukuntu za setting dimensions, n'ukuntu ushobora kuba setting unit mu buryo bworoshye. Twamaze kuyigira current rero, igisigaye ni ukuza tugafata dimensions ibisanzwe. Inze mfate wenda point runaka nshaka gukorera dimension, mfate aha na hariya gusa. Murabona ko dimensions zitari kugaragara, niyo mpamvu dushaka kuzigira annotation. Nitumara kuzigira annotative dimension, tuze tuzihereze scale ku buryo ushobora kuba ziri visible muri viewport zigiye zitandukanye. Ikindi wenda twafata nk'amahatch, za dimension twafashe, reka dufate na test imwe, then dufate na hatch. Mfate test hariya ire gutya, hano wenda nandikemo Rwanda nziza. Okay, ibyo byarangiye. Ka test murakabona hano, murabona ko ari gatoya cyane. Ubundi ngiye gufata indi annotative object, reka mfate hatch, then nimara gufata hatch inze mpitemo imwe muri izi, nahitamo wenda reka duhitemo iyi. Ikira hatch tuyishyire hariya, bimeze kuriya. Ubu ni ukuvuga ko izi dimension zitari kugaragara, ziriya hatch n'iyi
n'iriya test ariryo nshaka kugira annotative. Okay, ndahera hano kuri dimensions, then kugira uyading as annotative ukanda control 1, iyo ni inzira imwe, ubundi ugahita ukaba ufunguye properties zikugeza kuba wagira ikintu annotative. Ni properties z'ibyo bintu waselectinze. Uraza rero hano murabona ko annotation cyangwa se kuba biri annotative hari no, ni ukuvuga ko birazira dimensions zitari annotative. Then harayo hakanze ukaza kuri aka gafresh uhitamo yes, then za dimension ukaba uzigize annotative. Ikindi kikubwira ko object iri annotative ni ukuza ugashyiraho ukayiselectinga, cyangwa se ushaka kuyiselectinga urabona ko ari agasimbo kari hejuru gasa naho gafite utuntu dutatu, kariya kagiye kumera kimwe n'utu tuntu turi hano. Ibyo rero nibyo byakwereka ko object yawe cyangwa se agafeature kamwe ushaka guselectinga cyangwa ushaka gukoresha kari annotative. Katuze hano murebe, murabona ko ziriya kari akantu ntabwo kari kuza, bivuze ko zitari zaba annotative. Okay, katuze rero duselectinge iriya hatch. Tumara kuyiselectinga murabona hano twahaje naho tuyigire annotative, then tuze duselectinge n'iyi test. Iriya test nayo twaselectinze ibintu biri cyarimwe, tuze duselectinge iriya test, then iriya test nayo tuyigire annotative. Okay, ni ukuvuga ko utuntu twose dufite hano uretse ya object ya mbere ya rectangle nashushanyije ni itari annotative, ariko ibindi byose biri annotative nk'uko twabivuze. Bya bintu bishobora kuba annotative byose ndakeka ubu biri annotative. Then turaje tubihereze scale kugira ngo bibe biri visible. Ubwo ni ugufata object tukayihereza annotative scale cyangwa se tukayihereza scale. Indi nzira ushobora kunyuramo uri kugira ikintu annotative ni uko ushobora kugiselectinga warangiza ugakanda right click, kugiselectinga ugakanda right click, wamara ukanda right click ukaza hano handitse ngo properties. Naho ni kimwe nuko wakanda control 1, byose bifungura property z'ikintu runaka. Okay, tugiye kubihereza scale rero. Turaje duselectinge wenda duhere kuri izi dimensions, then tumara kuziheraho tuze hano muri properties zayo, tuze hano handitse annotation scale. Aha ndakeka muri kuhabona annotative scale. By default biza ari 1:1, hariya rero 1:1 iyo tuhakiritse tugahita tuza hano hirya gato muri aka gatebo tukahakanda, hita haza ya scale ya mbere kubera biri ariyo nyine iza by default. Kugira uyihereze indi scale rero uraza hano kuri add, then ushobora kuyihereza 1:20 ugakanda OK. Murabona nawe kijya hano muri selected scale, then ukongera hariya ukaza wenda ukayihereza 1:40, naho ugakanda OK, ikaza hano muri selected scale, then ugahita ukanda OK. Ndakeka twamaze kuyihereza scale 3. Ubwo rero aha iyo tuno tuntu kari tubiri turi selected cyaba dufunguye, kibereka ko dufunguye tuba turi hara muri blue color. Ukaza hano kuri scale, then ukahakanda ugakanda kuri imwe muri za scale twazihaye. Murabona ko bya bintu byose biri annotative bihita bigirute bihindura scale. Murabona ko ibintu biri visible n'igihe waba ugiye guprintinga ibintu byaza bifite scale nzima. Okay, ushobora kongera kuhakanda rero ugashaka scale muri za zindi twayihaye wenda 1:40. Murabona ko turi kurushaho kuba visible. Ikindi nuko uko uhindura scale ntabwo ari scale ya object yose igenda ihindutse, ahubwo hahinduka scale ya za object ziri annotative cyangwa se annotative object. Ni kuvuga ngo uba uri gushaka guhindura bya bintu za feature ziri annotative, ariko object yawe igakomeza ikaba object. Ikindi nuko zino annotative features icyo zidufasha
ni ugutuma na additional information cyangwa se ni ugutuma object twashushanyije irushaho gusobanuka neza. Ndakeka rero iyi video niba igufashije kabisa, ihereze like, niba utarakora subscribe uhakande, umenye uburyo ushobora kuba wakora annotative, ukaba wahereza ikintu annotative scale, ukaba wakwadingaho scales zigiye zitandukanye, kandi tumenye na features ziba muri annotation. Tumenye annotation icyo ari cyo, ni ukwandika, ni notes, ni dimensions, ni hatch n'ibindi bigiye bitandukanye. Tubonye ukuntu ikintu ushobora kuba wakigira annotative, then tunabonye n'ukuntu wagenda uhindura scales hano hasi aha. Okay, ndagushimiye rero kabisa. Ntabwo video za AutoCAD zari ziherutse bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, but today ndakeka from today zijya ziboneka ku bwinshi, n'ibindi ntari kuvuga ko bigiye guhagarara, but nazo zizajya ziboneka ku buryo bugiye butandukanye. Ndagushimiye rero, thank you for watching. Ubundi kanda like, kandi subscribe, ubundi twikomereze kuri online class 1 Kinyarwanda.